Hagati mu mujyi wa Yerusalemu hari urusengero rw'amateka rwise urusengero rwo gutandukana kwera. Ni urusengero ruherereye mu gace kagiye karangwa n'imvururu, intambara, ibiza ndetse n'ibindi mu gihe cy'ibinyejana byinshi. Mu myaka myinshi cyane urusengero rwagiye rusenyuka rukongera rukubakwa, ndetse amateka yarwo yagiye ahuzwa cyane n'igituro cya Yesu Kristo. Kuri ubu biravugwa ko imva ya Yesu imaze imyaka n'ibinyejana byinshi ishakishwa ngo yabonetse, ngo ndetse kandi ngo ibyo basanzemo biteye ubwoba. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku by'irivumburwa. Ese koko nibyo, cyane ko bitagiye bivugwaho rumwe? Iyi ni Top 250. Kora subscribe, like, share na comment ubundi dukomezanye. Urugendo rwo gushakisha imva ya Yesu rwatangiriye mu isesengura ry'ibipimo byakuwe neza, aho benshi bahurizaho kariho imva ya Yesu yari iri. Ibi bipimo byafashwe hagana mu mwaka wa 345 mbere ya Kristo, bibikwa hamwe n'inzandiko z'amateka nazo zivuga ku mva ya Yesu zavumbuwe n'Abaroma muri 326 mbere ya Kristo. Ibi byasize ahantu hubatswe inzu yasaga n'iranga imva ya Yesu mu gihe cya Constantine, wabaye umwami wa mbere w'umukristo wayoboye Roma. Uru rusengero rufite imiterere iteye urujijo n'ibintu byinshi byerekana amateka, rwongeye gushyirwa ku mugaragaro mu mwaka wa 2016 mu kwezi kwa 10. Nanone kandi izi nzandiko zasobanuraga iby'imva ya Yesu zaje kuburirwa irengero igihe kirekire, zongera kuvumburwa n'itsinda ry'abashakashatsi bo muri kaminuza ya National Technology University of Athens. Mu kuzivumbura hasuzumwe ibipimo byinshi kugira ngo byemezwe ko ari izanyazo. Mu bushakashatsi ku mateka y'imva havumbuye ibintu bitangaje. Ubwo intumwa z'umwami Constantine zageraga i Yerusalemu mu kinyejana cya 4 zije gukora ubushakashatsi ku mva ya Yesu, byatumye hubaka urusengero rw'Abaroma imyaka 200 nyuma yaho. Uru rusengero rwaje gusenyuka, hagaragara imva igaragara ko ari iya kera iri ahantu mu buvumo buri munsi y'urwo rusengero. Inkuta zasaga n'izifunze ubwo buvumo barazisenye kugira ngo barebe imbere mu mva. Imbere mu mva basanzemo uburiri ababonye bizera ko bishoboka ko ari bwo Yesu yaryamishijweho nyuma yo kubambwa kwe. Ibikoresho byakoreshejwe mu isakara n'ibindi biri kuri iyi mva bigaragara ko bisa neza n'ibyo Abayahudi bakoreshaga mu kinyejana cya mbere. Gusa ariko nanone byemejwe ko ibitambaro bitwikiriye icyo gitanda kiri muri iyo mva bigomba kuba byarashyizweho mbere y'umwaka w'icya 555 cyangwa se mu myaka y'1300 hashingiwe ku nyandiko z'amateka. Ariko nanone gutungurwa cyane kwabaye ubwo bavugururaga iyi mva mu mwaka wa 2016. Ubwo bayifunguraga imbere basanzemo ibuye ryo mu bwoko bwa kera bita mabo, babazaga hanini yakorwaga n'Abaroma. Iryo buye ryasaga n'iryangiritseho rishushanyijeho umusaraba. Gusa icyo gihe byateje urujijo ku bijyanye n'inkomoko nyaryo y'iryo buye. Kuva mu myaka ya kera kugeza igihe cy'ubushakashatsi, nta muntu n'umwe wigeze atekereza ko ikimenyetso cya mbere gifatika bazabona kizaba ari ikintu cyo mu mateka y'Abaromani ba kera. Nanone ubuvumbuzi bukomeye bwabonetse mu bishya byafashwe. Ibyo bipimo byerekanye ko iryo buye twavugaga ryashyizwe muri iyi mva hagati mu kinyejana cya 4 kandi bikorwa ku itegeko ry'umwami Constantine wa Roma ubwe. Ibi kandi byashimangiwe n'inyandiko z'Abaromani ba kera zisobanura iby'iyi mva, ibintu byatangaje abavumbuzi n'abanyamateka bigatuma babyitondera. Umushakashatsi witwa Martin Beard yakoze ubushakashatsi bwimbitse kuri iyi mva mu mwaka w'1999 asangiza abantu ibyo yavumbuye. Yavuze ko bitangaje kuko ibyinshi biyirimo byakozwe n'umwami Constantine. Abakoze ubushakashatsi bakomeje kwimbika cyane. Abo bascientifique baje kuvumbura ko imva yagumye ifunze igihe kirekire muri bwa buvumo, kandi ibipimo byafatiwe ku nkuta zo mu majyepfo y'ubwo buvumo zari zanditseho umwaka wa 335. Bivugwa ko byanditsweho mu mwaka w'1570, ndetse baza no kubona ibimenyetso bifatika byerekana ko imirimo yo kubaka iyi mva yakozwe mu gihe cy'ubutegetsi bwa Roma. Ibi byahuye neza n'ubundi bushakashatsi bwari bwarakozwe bwerekanaga ko byakozwe mu kinyejana cya 16, naho inkingi zo ku muryango w'imva basanga zarakozwe mu ibumba ryo mu kinyejana cya 11. Ibi byagaragaye ubwo rwa rusengero twatangiye tuvuga bita urwo gutandukana kwera bari kuruvugurura bitewe n'uko rwe rwarasenyutse mu mwaka wa 2009, ari naho iyi mva iri. Iyi mva bongeye kuyubakana rwa rusengero neza ishyirwa ahagaragara muri 2016. Bibi birori by'amateka bwa mbere mu myaka 500. Imirimo yo kwivugurura yatwaye kayabo kangana na miliyoni 4 z'amadolari y'Amerika.
Imiterere n'ibishushanyo biri muri uru rusengero rwo gutandukana kwera n'imirimo yo kuruvugurura byaritondewe cyane, ndetse rya buye ryo mu cya 555 rishushanyijeho uwo batekereza ko ari Yesu barikuyeho kubera agaciro karyo, barisimbuza irindi mu rwego rwo kwirinda ko ryakwibwa. Ubwo bari mu mirimo yo kuruvugurura, hari ikintu kidasanzwe cyagaragaye, aho babonye icyapa gikozwe mu ibuye cyasize abari bari aho bumirwa. Ubwo bacukuraga babonye ibice bya nyabyo by'amabuye yari akoze imva ndetse n'umusaraba. Abashakashatsi bavuze ko bitarasobanuka neza, ariko nibura ubusesenguzi buri gukorwa buzatanga ibisubizo. Icyo abashakashatsi bahurizaho ni uko iyi mva igaragara ubu ishobora kuba yarubatswe mu cya 810, gusa ngo bimwe mu bice byayo bigaragara ko ari ibya kera cyane, nko mu myaka ya 300 nyuma y'urupfu rwa Kristo. Gusa nanone amateka y'imva ntasiba guhuzwa n'umwami Constantine, umwami ukomeye wa Roma waje guhinduka akaba umukristo. Hashingiwe ku nyandiko y'umunyamateka mu by'ubukristo Helena, yemeza ko nyina wa Constantine ari wagize uruhare rukomeye cyane mu kwemeza ko ubuvumo mureba ariho hantu Yesu yaba yarashyizwe mu minsi 3 ya nyuma yo kubambwa kwe. Uyu mubyeyi niwe wabonye ahantu bwa mbere, ahereka umuhungu we Constantine nta kwizuyaza nawe ahita hubaka iyi nzu nk'ikirango cy'imva ya Yesu. Ayubaka mu buryo bw'abataliyani kugira ngo n'abazavuka mu bihe bizaza bazamenya ayo mateka. Amatorero 3 ariyo Orthodox y'Abagiriki, itorero Gatolika ry'i Roma na Orthodox y'Abanyarumeniya niyo afite uruhare runini kuri iki gituro cyangwa se imva yiswe ya Yesu. Gusa kugira ngo hagire igikorwaho bisaba sinyatire z'andi matorero 3 yose hamwe akaba 6. Ubushakashatsi ku myaka y'imva yabimaze n'uburyo amateka yagiye abikwa byagiye birema imyemerere n'imyizerere itandukanye kuri bamwe, ndetse bigateza n'impaka ku kuri kwayo. Gusa nanone kuri benshi aka gace karacyari igicumbi cyo kwizera kwabo. Urusengero rwo gutandukana kwera Holy Sepulchre kuva kera rwakomeje kuba ahantu benshi bizera ko ariho hantu rukumbi hagomba kubahuza na Yesu Kristo. Umuhango wo kongera gufungura imva ku mugaragaro wasize isi yose yibaza ikintu kidasanzwe cyaba cyarahavumbuwe, gituma intekerezo z'uwahageze wese zihinduka. Urujijo rukomeje kuba rwose kuri aha hantu hitwa hatagatifu. Benshi bakomeje kwibaza ku busobanuro n'akamaro k'amagambo ya kera yanditse ku nkuta z'iyimva. Umuhango wo gufungura imva muri 2016 ni umuhango wakuriye abantu benshi batabarika, maze ubasiga bemejwe ko ahantu ari ahera nk'inzira y'ubugingo ndetse n'inyigisho nyazo za Yesu Kristo. Gusa nanone ku rundi ruhande hari benshi byasize mu rujijo batemeranya neza nabyo, ndetse bakanibaza impamvu cya gishushanyo kibajwe mu ibuye cyaba cyarakuwemo. Nubwo urusengero rwamaze kuvugururwa, abashakashatsi bakomeje akazi ko kureba ko bavumbura andi makuru kuri iyi mva. Gusa bakomeza kwemeza ko iyi yubatswe hagati mu kinyejana cya 4. Abenshi bakomeje kujya impaka ku kuri kuri urusengero rwamaze gufata imitima ya benshi. Iyi ni imwe mu mpamvu umujyi wa Yerusalemu usurwa cyane na benshi baba bashaka kureba iby'uru rusengero. Buri wese rero bitewe n'imyizerere ye abifata uko abyumva bijyanye n'uko yabyigishijwe hasengera. Twe intego yacu kwari ukureba imiterere n'amateka y'aha hantu. Kora subscribe, like, share na comment kuri Top 250 kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi uzajye ubibona uko tubishyizeho. Nge nitwa Joshua Mutuyimana. Ciao ciao.